uzavanamo inda nawe uzagumbahara umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere nirukana abantu uzageramo bose nyuma babisha bawe bose baguha ibitugu nzohereza amavuba kujya imbere yirukane abahivu n'abaheti yirukane abahivu n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare inyamaswa zo mu ishamba zikagwira zikagutera ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto ngezaho uzagwirira ukazungura icyo gihugu amen amen ntirivangiye tu ijambo riratubwiye ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yacu yego aleluya ubuzima bwawe bwose ubwo gukorera Imana ubuzima bwawe bwose bwo kwizera Imana iratubwiye ngo mu gihugu cyawe nta muntu uzagumbahara cyangwa ngo avanemo inda haleluya nta muntu uzagumbahara mu gihugu cyawe bivuga ngo iyo umuntu atagumbahaye burya akabyara ni umugisha haleluya ngo nta muntu uzagumbahara ndetse nta n'uzavanamo inda ngo iminsi yawe yose Uwiteka azayisohoza udakenyutse barakwihutisha ngo pe bazi ibyo bavuganye n'Imana nibarekera aho ngaho Uwiteka yaduhaye baduha ukwezi Imana ukaduha imyaka baguha umwaka itukizeho 15 haleluya amen natubwiye ngo izohereza igitinyiro cyayo kitujya imbere ngo ndetse izohereza amavubi atubanziriza imbere haleluya hari amavubi agiye kutubanziriza imbere kandi igitinyiro cy'Uwiteka kitugenza abarozi nibashaka baroga ibyo birabareba bararose banye imbere y'umuryango bazana indobo y'amaraso baramena Yesu ati mwana wanjye senga umeneho amazi nurangiza witambukire n'Uwiteka ibyawe narabyejeje ubundi barandoga uri muri njyararugo ubu se ko babona iki gifasi kigenda ni njye ugenda dushaka jambo riravuze ngo nzohereza amavubi abagenda imbere iratubwiye ngo ntabwo izabirukana uwo mwaka gusa ntabwo izabirukana rimwe ni ruto ikuraho umurozi imwe eje kuraho umucuramo ikuraho amahembe ni gake ubundi batwara gake amen ntabwo izabirukana mu mwaka umwe kuko ngo uwo mwaka bagendeye rimwe igihugu cyaba umwirare inyamaswa zikagutera ariko biratubwiye ngo nzabirukana ni ruto haleluya amen ruto amavubi shato amavubi izohereza amavubi kandi igitinyiro cy'Uwiteka kizatuba cyo kigiye kutujya imbere ubundi abantu ni ruto ariko nabonye kandi urugendo nabonye ari gutungura nabonye pakingi baga hanyuma muri uko gupakinga rero nabonye usa n'utarasubiza mu bihugu by'ibyongeho hirya nukuri ko Imana reka nkubwiza iri jwi ryakomeje guca mu matwi yanjye kandi mbona filime inyuze imbere yanjye mbona wurira indege Imana irambwira ngo iri kugutegura urugendo rw'indege kandi uru rugendo rurihuse mu izina rya Yesu amen Imana irambwiye ngo ugiye kwakira message y'amafaranga Imana yambwiye ngo ugiye kwakira message y'amafaranga aturutse hanze iyi message ugiye kuyibona mu minsi mike ukimara kubona iyo message uzamenye ko urugendo ruri imbere yawe rwihuse cyagata Imana irambwiye ngo kuyeho imbago umugore wawe Satani yaramuteze impanuka ya moto mu izina rya Yesu toka
nabonye Imana ikubakira inzu y'agacurama. Imana yambwiye ngo muririmbe ngo ntabwo ubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo ubayeho ku mugambi w'Imana. Imana izakubakira inzu y'agacurama. Iyi nzu uzayibamo irimo amakaro, izaba irimo dushe na tuwarete, mbese uzajya uryama ugira ngo ni mu mafemiyare. Yego. Imana yajyaga ibimbwira nk'abana ariko wa Mana wenda buriya nzasengera menya Nyagatare. Izazana abandi. Oya. Nkambwira ngo nzakubakira inzu muri Nyagatare, ngo nzaguha inzu ngirimo ibikoresho byose. Abana ariko se aha ni yewe ari ifite inzara y'iminsi 3 mvuye mu masengero. Intacyo rwose kapfe kubyumva umpaye 2 ndirira amandazi. Nigende ariko reka nkubwire. Inzu Imana arayinyubakiye amatafari ya ruriba. Y'ibyumba 4 na saro. Dushe na tuwarete mu nzu. Ntabwo nzi gusohoka nijoro ngiye kuri tuwarete nkata mu cyumba nkahita ninjira nkata mu cyumba. Umva dushe na tuwarete na amakaro. Haleluya. Amen. Uzi ukuntu bacuzugurika? Ndi umuzamu. Tukovaza kanya anyukamera kanyara kuri abashuri. Ngo ndarira kira kigo njyenyine kandi harara za Mariya. Kugira ngo banyice ngo nanze kuryamana nawe. Uzajya ukorera Imana ufite ijambo. Ndamubwira numva nkubwire. Umbwiye kuzanyirukanisha mu kazi. Ariko yakampaye niba ari itazanyirukana. Wowe uzata. Kandi nguhaye by'umweru 2. Yahise akora impanuka, yabaye casualty, yabaye paralyze, bamutwara mu kagare, nta nuko ashaka kumenya umuntu winjiye iwe mu umunyamasengesho w'Imana ukamusuzugura. Naho wabona ako ari umunyabyaha. Nahundi umubare mbyo ndirimo ngo umuntu w'Imana ntukamwisunge, agenda afite icyo yokeje. Ujya wirinda kumuvuga, kuko akenshi ajya atungura abantu. Ashobora kurara nta mafaranga, mu gitondo akabara amabarano. Ashobora kurara akennye, ariko ejo mu gitondo ukamubona ari bosi. Amina. Umuntu w'Imana ntukamwisunge. Umuntu w'Imana nubwo yaburara, ariko ejo ntabwo yakongera kuburara. Uyu muntu nubwo yabwirirwa, uyu muntu nubwo yabura amafaranga. Yego. Sawa. Ndabyumva. Yanagiye kubikuza amadolari bwa mbere mbwira muri banki numva rero. Amafaranga myaye amadolari. Bayambaye amadolari. Nanjye ndasohokana magana 2. Ezahanze ndi none se konjanya amafaranga ntazo ubwoko bwaso. Ndabona ko handitse amadolari koko ndiyafasha. Wagira ngo uyafate ngo. Rero Mana umuzima arapfuye. Atubira muri banki. Turanda bagane. Buganye n'umugabo arambye ngo ni mumvunjere mu Manyarwanda. Haleluya. Amen. Ubundi cyo bita kwitsa abazima. Nisha satani umwana Imana mbye amadolari ndanda yafashe. Hanyuma nyimara kuyafata. Hanya yajana ifira ariko se n'umuntu harashara umwisoko kuyanga abantu bamenye ko nanye fasha amadolari. Yo kubikuza amadolari. Pasika yaravuze ngo nira kugira neza byo witwara nk'abakire. N'agasakoshi keza agitambuka nyira Pasika yaravuze ngo uhindura inge. Imana ni kugira neza byo witwara nk'abakire. Ejo bundi n'ukuri ko Imana muhanuriye imodoka reka mabwire. Turi muri jaride yo gukina. Ndamubwira Imana irambye ngo guhaye imodoka y'ijipo y'umutuku. Yarayimuhaye nziza yarava y'umutuku ayihabwa na Pastor Minyoni. Imana nikora. Irakora. Yatekeye Imana ubugari. Ndabirambiwe nanjye naraharaye. Ndayibwira ntihekereje ko nyira Pasika yaharaye. Akagutekera ubugari. Nanjye akakazi ndakaze. Ambara sekretari niwe bikwiriye. Niwe muzamu sindi umuzamu. Ndagerageje kugusezeraho. Kubera nawe umuzamu ndi umugore. Ndakuvugira amanywa n'ijoro. Indaya ziragukore. Uko zirara mu mazu meza. Zikarya neza. Kubera icyo wagira umuzamu. Cyane barwa ndabirambiye imvura iraraho kugeza 7 z'ijoro
Mana irangira ngo ndirahiriye nkagukuyemo koresha umugore agiye mu Bubiligi hata nkubita miliyoni na 300 ya mu kazi ndakora nta nuko sekirite na sese reka mbabwira ukuntu nabonye nawe kazi k'ubusekirite aleluya amen ako kazi kugira ngo nkabone Imana yarambwiye ngo ujya kudepoza nibahora bagusingiza nta mugisha uzabona asengesho yawe bansengeye nabi naje aha ntahana umuceri n'amayeri 100 yego nabaho natahanya amadolari yego nahana n'amayeri nabonye amadolari 200 nyakuye aha mbona n'amayeri 100 ubwo se bansengeye nabi none reka babwira agashimana igikora rero badushira mu nzu y'imbahe bagashiraho n'iminyururu yasakaye kata akavuga ati n'inzugi nazikinguye naho ni mutambuka babiri ugira ngo Petero bari abarinzi basi bahiseho ntago bamurebaga murarugi rwakingutse barabirebaga buri cyo babikora kujya cyari kigeze ngo Petero sawa ndabyumvise noneho barangije gusenga ayo masengesho yabo habayeho amatora muri ADPR yo kuvugurura iki amategeko banantuye ntahari mu nzego ebyiri magarariye ministeri y'ivugabutumwa nungirije perezida w'abadamu magarariye ministeri y'ivugabutumwa ndi perezida w'ivugabutumwa ubwo ushatse kuzi wacu kama mbaye uzanyandikire rwose zaguhakana amina babandi bakanuye nk'iki kindaga ziri mu gisanga baruroba rukanuye bakarutumbika rukanuye ukarukaranga rukanuye ukarira no kurya rukanuye amina ikiriho n'indishara nakora ngo ubishari nugira isharu uzataganga uko nguko urukunde bankubwira mpagaze imbere yawe nushaka kujya mu mwuga nasharigire nashari iyo wamvuga nabyo birakureba kuko ibyo urimo ntabyo uzi ngeje namaze kugeramo ndabizi kuko nshaka umugisha ndahaza iyo umugabo mpagaze nta bwenge kigira ni ikigorye ni sheri ni ukuri kw'Imana none se kwakomye ko nta bwenge ngira ntiye tunga umugore w'ikigorye umenye ko ari cyo icyangombwa se abana barasabiriza hari ubwo bajya kwibaseri ni ukuri kw'Imana Aleluya. Amen.